Yes, nongeye kubaha ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ngo haye ikaze muri iki kiganiro. Ngira ngo hari abantu benshi cyane bari kugenda basabira umuntu bita Ndorimbogo cyangwa se Valentina igifungo cyangwa se ngo kuba yafatwa na ribu agafungwa cyangwa se akajyanwa Indera. Ariko buri hari ibintu byinshi cyane mugenda mwirengagiza cyane cyangwa se wowe ukahita ubona ibintu ukurikije ukuri kubibona muri ako kanya utitaye wenda kuki kuho umuntu akura ibyo bitekerezo cyangwa se ukabona umuntu avuye kuvoma afite amazi atobamye mu by'ukuri ntiwite ku isoko yavomyeho. Ndagira nkubwire yuko bino bintu umuntu ita Ndorimbogo afite ahantu abikomora. Ntago kunguko ariko Ndorimbogo yaje ngira ngo yinjira mu mujyi wa Kigali ukuntu yaganiraga murabizi. Numwe mu bantu bagiraga isoni kuri rwa rwego niba ari n'umugabo wamutumiye mu gitaramo cyangwa se umugabo wamutumiye mu kiganiro ntago yashobora kuba yakora ikiganiro arebana n'umuntu wagize gute wamuhostinze mu kiganiro yabaga afite isoni. Reka mbanze nkwibutse ikiganiro yakoranye n'umuntu bita Gerard Mbabazi mu bijyanye ngo n'inkuru yanjye arimo abivuga muri aya magambo. Reba nk'ubu ntushobora gukora ikiganiro turebana. Ngira isoni n'ukuri zo kureba umuntu mu maso. Ndetse kubera iki ugira isoni? Nyine numva mfite isoni. Nta soni ufite nibyo wigira papa. N'ukuri woye. So ngira ngo urabona ko uyu mwana w'umukobwa ukurikije ukuntu yaje yari afite discipline ndetse afite n'isoni yubaha abagabo. Ariko uyu munsi ni umwe mu bantu bari gutukana ibitutsi bimwe by'indengakamere. Burangiye nta nubwo Ndorimbogo najyaga mukurikira cyane ahubwo ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nabashe kuba wenda najya mu biganiro bye ngo ngiye kugira gute ngiye kureba abantu nyine ndi kubona bari gushyigikira umuntu uta Jennifer ngo kuba Jennifer ngo yarabwiye ngo Ndorimbogo ngo nafata itoroshi ngo ajye kumurika mu maguru ngo y'umubyeyi we ngo ibi ngibi ngo nta birenze ngo bitewe n'ibitutsi ngo Ndorimbogo ari kugira gute ari gutukana. Hari n'ibitutsi ngiye nagiye mbonamo ari gutukana nkabona ari n'ubwa mbere mbibonye. Ariko nanone wowe usaba igifungo ukwiye kubanza ukitonda ukamenya ngo ese ubundi ninde role model umuntu bita Ndorimbogo. Kariva ngo niba uyu munsi role model ari umuntu ushyigikiwe ntabwo uri buze kuza kumbwira ngo umuyoboke wamuyobotse ngo ni uri buze kuza gufungwa. Ahubwo wowe ucunze na nabi wowe uri kubuza Ndorimbogo gutukana. Wowe ushobora gucunga nabi ukajya gusangira n'abandi bigori mageragere kubera yuko Ndorimbogo afite umuntu yagize gute yayobotse. Ngo hari umuntu uri gutanga inyigisho zigumura abakobwa ngo abakobwa batangire gufata abagabo nkaho ari imbwa cyangwa se ari inyana z'imbwa. Uyu munsi Ndorimbogo uyu nguyu ubona niwe umaze gukora graduation, niwe amaze kwakira ikanzu uje mu kazi. Hari benshi rero bari muri segonderi, hari benshi bari muri kaminuza, ejo n'ejo bundi bagomba kugraduatinga nabo ubwabo bakaza kugira gute gushyira mu bikorwa ibyo bagize gute bigishijwe. Reka tubanze no turebe video uyu mukobwa bita Ndorimbogo yakoze yibasira umugabo by'indengakamere ndetse we noneho yaranabyeruye aravuga ati uyu nguyu nibura n'imbwa iramuka abajura bakamenya ko cyangwa se nyirurugo akamenya ko abajura bagize gute bateye urugo. Umva kuntu yabivuze. Mugabasenya bake umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa. Uriya mukobwa yaravuze ati hari abagabo hari n'imbwa mumugendaho yavuze ukuri. Uvuze yuko ura mu pasteur ari atari imbwa se kirani iki nibura n'imbwira moka abantu bakamenya ko abajura baje. So Ndorimbogo arakubwiye ngo wa mukobwa yaravuze ngo hariho abagabo hakabaho n'abagabo b'inyana z'imbwa ngo murangize mugira gute ngo muramugaya ariko ngo yagize gute yavuze ukuri. Bivuze ngo uyu munsi umuntu bita Ndorimbogo n'umwe mu bayoboke bayobotse inyigisho z'umuntu bita Mutesi Jolly. Reka mu mentioning n'ubundi nta birenze ni ibintu yavuze biri buri hamwe hose. Mutesi Jolly niwe muntu watangije ijambo cyangwa se atangira nyine ku bintu bijyanye n'inyigisho ku bana b'abakobwa avuga yuko hari abagabo bagize gute b'inyana z'imbwa. Ntago wigeze mu by'ukuri avuga ngo inyana z'imbwa n'izande cyangwa se abagabo ni bande. Akorero niko kabi cyane, niko kabi. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye nka Bosco Empire ndimo ndasaba Mutesi Jolly cyangwa se wenda uwo bita ngo Ndorimbogo amaze kuba umuyoboke mu buryo bweruye mu bijyanye no gutuka abagabo atubwire mu by'ukuri bundi ni ikihe kintu gishobora kuba kiranga umugabo nyamugabo. Ubwo ni criteria bakavuga ati wenda ABCD ibi ngibi byujuje uburi umugabo. Ku rundi ruhande ABCD bino byujuje uburi iki uburi nyana y'imbwa. Kuko uyu munsi hari bamwe wenda bari kwibwira ko ari abagabo ariko muri nyana z'imbwa cyangwa se akaba n'ibandi bari kwibwira ko ari nyana z'imbwa ariko ari abagabo. Twe dukeneye kumenya ngo niba wenda kuba umugabo atari kuba wenda kwiranga muntu handitseho ngo gabo niba atari cyo wenda mugenderaho muvuga ko umuntu ari umugabo. Turagira ngo wenda tumenye mwabo bantu bafite amaranga muntu yanditseho gabo
n'iryari bavuga ngo umuntu n'inyana y'imbwa cyangwa se umuntu yagize gute cyangwa se umuntu koko ni umugabo. Ibyo bintu turi buze kuza kubikenera tubishake. Ariko nanone dore imbogo kuba kubwira ngo abagabo ngo ni imbwa ntabwo ibyo ngibyo ari birenze, kubera ko afite role model we, kandi role model we ashyigikiwe na bamwe mu bayobozi bakomeye bakubwira yuko ibyo ngibyo ntabwo ari ugutukana. Ni ijambo ngo yabyirutse asanga, kandi ngo kuba arikoresha ntabwo ari warivumbuye. Ariko sinzi niba n'ubundi hari umuntu ushobora kwicara uyu munsi akavumbura ijambo. Amagambo tuvuga twese ni amagambo twakuze dusanga. None se ubu ngubu ngutuke kuri mama wawe, noneho banjyane mu rukiko ngo natukanye mu ruhame nze kuza kwiregura mvuga ko ngo ibyo bintu atari njye wabivumbuye? Ibyo ngibyo byaba ari amakosa. Kuko niba uyu munsi hari abagabo wenda bica abagore babo, ugasanga wenda nk'umugabo ngo yishe umugore n'abana be bose yabishe, uyu munsi ukajya kumva inkuru ngo y'umugabo wataye urugo agata umugore n'abana agahunga akagenda, ni gute ubuze gufata uyu mugabo ngo umushyize ngo mu nyana z'imbwa? Kandi wenda umugabo umugore n'abana bari bamuzengereje ahitamo kugira gute gufata inzira akagenda, atari uko wenda yarananiwe gufata abantu ngo agire gute abice. Ariko uyu munsi uwo muntu ngo wataye umugore n'abana ntabwo uzi impamvu mu by'ukuri yataye abantu, uri gutangira kumufata nk'aho ngo ari umwe mu rugero rwiza rw'iki ngo rw'inyana z'imbwa. Ndagira ngo wenda mbere yuko twinjira mu bintu byinshi cyane, ndagira ngo nkwibutse ikiganiro cyabaye kuri Chita Magic. Icyo gihe Chita niwe wari wahostinze umuntu bita Miss Mutesi Jolly ndetse na Madamu Marie Immaculée. Ngira ngo uyu nguyu ni umuyobozi wa Rwanda Transparent, cyangwa se ni ikigo nyine gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda. Uyu madamu ngira ngo ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane kabisa, ndetse bashobora kuba bavuga ijambo mu by'ukuri rikijyana. Ari niyo mpamvu buriya yagombye kuba agira gute avuga amagambo mu by'ukuri ashobora kugira ikintu ageza ku banyarwanda, kubera ko ibyo avuga akenshi na kenshi naramuka wenda avuze n'ikintu yibeshye, cyangwa se akavuga ikintu mu by'ukuri gishobora kuza gutuma wenda habaho negative effect cyangwa se positive effect. Ngira ngo umuntu Chita Magic yaravuze ngo Mutesi Jolly, ngira ngo ni amagambo yatangaje kuri The Choice Live, avuga yuko ngo abagabo ari iki, abagabo ari inyana z'imbwa. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi ntabwo umuntu bita Mutesi Jolly arabona agahenge, umunsi ku munsi bamuhoza ku nkeke cyangwa se bahora bamuryoza ibintu yakoze. Ni akantu gato cyane abantu bakase mu kiganiro kigeze ku isaha yakoze, ariko hari ibindi bintu Mutesi Jolly yavuze byiza mbere yaho, ndetse hari n'ibindi yavuze nyuma yaho byiza. Ariko akantu k'amasegonda 30 ngo abagabo babaye inyana z'imbwa, ako kantu niko kakaswe, ndetse na n'uyu munsi karacyateza ikibazo. Ndetse nzi neza yuko na Mutesi Jolly aho ari ubwe bibaye byiza iri jambo ari bishoboka yakagombye kurigarura akongera karimira, kuko nzi neza ko nawe nubwo yihagaraho ariko rigeze gute riramubangamiye. Umuntu bitariyo Chita Magic ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 2022 yatumiye umuntu bita Madamu Marie Immaculée amuganiriza ku iki kibazo cya Mutesi Jolly. Aravuga ngo Madamu watangaje ko wababajwe n'abantu bari kugenda bikoma Mutesi Jolly ngo yabwiye abagabo ko ari iki, ari inyana z'imbwa. Kubera iki wababajwe n'ayo magambo y'abo bantu bari kugenda bagira gute bataka Miss Mutesi Jolly? Madamu Marie Immaculée reka muheze ijambo wenda byivugire, turi buze kuza gusesengura iki kintu ndetse turebe n'ingaruka zabyo, ndetse izo ngaruka zimwe mu izo ngizo n'umuntu utadora imbogo. Kandi dore imbogo uyubona niwe wenyine wambaye ikanzu cyangwa se niwe ukoze graduation. Nakubwiye ngo muri segonderi hari abandi benshi, muri kaminuza hari abandi benshi bagomba kuza kugraduatinga ku isomo rya Mutesi Jolly atanga kuri Twitter, akubwira yuko uru rugamba abana b'abakobwa bakwiye ku Rwanda bari soba, ndetse abagabo bamwe ngo babaye imbwa, abandi ngo ni imbwa zitamoka, abandi ngo ni zanuza ngo ni za predators, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mbanze mpe ijambo uyu Madamu Marie Immaculée abanze wumve gato cyane, ni ikiganiro kirekire. Ubwo niba ubishaka uri buze kujya kuri Chita Magic ugenda ucyumve niba utaracyumvise. Yabisobanuye muri aya magambo. Byarambabaje kubera impamvu ebyiri. Iya mbere n'ababeshyi nabo barabizi ko iryo jambo inyana y'imbwa atari uyu mwana warihimbye, rirakoreshwa mu Kinyarwanda. So umaze kumva rero ukuntu Madamu Marie Immaculée yabisobanuye. We uretse ko wenda nagakase ntagize ibintu birebire, ariko yaje kuza gutanga urugero. Aravuga ngo umugabo usiga urugo agata umugore n'abana, ngo uwo mugabo wagira gute, wamwita iki? Yaravuze ngo ubu ni rumwe mu rugero rwiza cyane rw'umugabo w'inyana y'imbwa. Ariko ngira ngo wenda guta urugo ntabwo ibyo ngibyo byakumbye kuba ari impamvu, kubera ko tuzi neza ko hari abagabo bafata umwanzuro wo kwica abagore babo ndetse bakabicara n'abana babo.
ahubwo noneho uwo nguwo niba koko yagombaga kuba afite ubushobozi bwo kubica akaba atabishe ahubwo agahaguruka agahunga bitewe n'uko yabonye wenda ibibazo by'urugo byamaze kumwataka yasumbirijwe, uwo nguwo yakagombye kuba ari intwari, kuko n'ubundi yaza kuza kuvuga ati ngewe ngiye gukora noneho bya bikorwa bigayitse, mfata umuryango wanjye mwice nindangiza niyahure, ibyo ngibyo yabikora akabishobora. Ariko noneho uwo muntu wafashe umwanzuro batereka nsiga umugore n'abana ngende bitewe n'uko ndi kubona inshingano z'urugo byanze, uwo nguwo ntabwo yakombye kuba ashyirwa mu bigwari cyangwa se nguze kuza kumubatiza izina ngo iki, inyana yimbwa. So rero ni ikibazo gikomeye cyane burangiyewe hano hantu ntago nigeze mbyumva kimwe n'uyu Mari Immaculée, kubera ko njye mbona icyiza ariko gufata uyu mwana w'umukobwa akagira gute akamwicaza yarangiza akamuganiriza, kandi nzi neza yuko iyo Mari Immaculée afata umwanya akaganiza Mutesi Jolly niza rya Mutesi Jolly guhinduka. Ariko biriya ni bya bintu nyine bakubwira ngo we yahise agira gute afata nk'aka essence arangije akamera mu muriro, noneho umuriro uragira gute uragurumana. Abantu rero bafashwe n'uwo muriro cyangwa se abantu bamaze gufatwa n'iyo virus, uyu nguyu ubona dore imbogo niwe wamaze gufatwa n'iyo virus niyo wa mbere, cyangwa se abo bita ba Jennifer nyine batangiye kubwira ngo mufate amatoroshe mugiye kumurika imyanya y'ibanga y'ababyeyi banyu. Ntago ngende buze wenda gushyigikira dore imbogo cyangwa se ngo nshyigikire umuntu ita Jennifer, kubera ko bose ni kimwe. Ubwo nawe ushyigikiye wenda Jennifer sinzi wenda urwango wanga dore imbogo, cyangwa se wenda wowe ushyigikiye dore imbogo sinzi urwango wanga Jennifer, ariko bano bantu bose bagize gute bakoze amahano. Dore imbogo rero ngo byagenze bite kugira ngo agire naho atukana ngo uyu mugabo ngo w'umupasiteri ngo arutwa n'imbwa iyi ngiyi ngo imoka ngo ikamenyesha ba nyiri urugo ko abajura ngo bateye. We noneho nta nubwo yigeze wenda bica ku ruhande, yahise abakurira guho kunyo aravuga ati wowe uri imbwa ndetse urutwa n'iyi ngiyi irinda urugo izunguza umurizo. Uyu mugabo ngira ngo hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 bamwita ngo ni Revera Pasiteri Mutuyemungu Inyasi. Ni ikiganiro yakoranye n'umuntu bita Firidausi baganira ku kibazo cy'umuntu bita dore imbogo, ndetse ngo uyu mupasiteri nta rusengero wenda afite, kuko na sacinzo wenda ngo ndebe ngo ni hehe wenda hari urusengero uyoboye n'umuntu utangwa Revera Pasiteri Mutuyemungu Inyasi, no kumureba ubona yuko uko bisa kose ashobora kuba harimo akantu ko kuba shonje. Ariko umuntu bita ngo dore imbogo ntago yeza abasha kwakira ubuhanuzi bw'uyu mugabo bita ngo Mutuyemungu Inyasi. Yamuhanuriye ibintu biteye ubwoba, aramubwira ngo ibyo bintu watangiye nutagira gute nutabireka ngo uraza kuza gupfa ukenyutse. Buno buhanuzi rero bw'uyu mugabo yatambukije ari kumwe n'umuntu ita Firidausi ntago bwigeze bunyura umuntu ita dore imbogo. Ni nawe yatangiye azara kubwira ngo aho kugira ngo nge nzapfe nkenyutse, ahubwo wowe Revera Pasiteri cyangwa se Mutuyemungu Inyasi, ahubwo uzakenyukane n'abana bawe n'umugore wawe, apana kugira ngo nge dore imbogo mpfe nkenyutse. Niko kuntu yamubwiye. Arangije nibwo yavuze ari amagambo ngo na wa mukobwa yarababwiye ngo hari abagabo bakabaho n'imbwa, murangije ngo murahakana, ariko uyu mugabo n'imbwa. Ndetse umunyamakuru amusubirishamo kugira ngo wenda iryo jambo aritsikamire neza, biza kurangira n'ubundi uyu mwana w'umukobwa asubiyemo yuko uwo mupasiteri agize gute ari imbwa, ndetse ngo nibura n'imbwa mbwiramuka ba nyiri urugo bakamenya ko abajura bagize gute bateye. None uyu munsi urimo uravuga ngo umuntu utango dore imbogo bamufunge, baramufunga bamubaza iki? Kandi wazanye iyo myumvire cyangwa se uri kugenda kwirakw'iza iyo myumvire kwa hari, kandi bakubwira ko iryo jambo atari warivumbuye rikoreshwa. Ari mpamvu nge nsaba abo ngabo babishyigikiye cyangwa se babishinzwe, mudufashe muduhereze liste, mutubwire ngo A B C D E F G bino bintu umuhungu byujuje, cyangwa se umuntu ufite irangamuntu yanditseho gabo, iyo yujuje ibi ngibi n'ubundi nibwo abagize gute ari umugabo. Ariko nanone iyo ufite ibi ngibi cyangwa se ibi ngibi nibyo biranga umuntu ugize gute umuntu w'imbwa. Ariko none nzi neza ko mu burenganzira bw'ikirema muntu ntago ufite uburenganzira bwabo bwose bwo gufata umuntu murangiza ngo mukure mu bantu mujyane mu nyamaswa, utangire kumugiranya ngo na predators, utangiye kumugiranya n'imbwa. Nta iteka ryose umuntu azahora ari umuntu. Ariko nanone hariho abantu bakora ibikorwa bigayitse, ariko ko umuntu akora ibikorwa bigayitse ntago ushobora kumubwira ngo n'imbwa, uri na confidence yabyo. Ariko none ngira ngo ibyo ngibyo ntago bikiri icyaha, kubera yuko n'ubundi biragaragara yuko ibyo ngibyo ntago ari ibintu nyine byavumbuwe, ntago ari ibintu umuntu yahimbye kurisha kuza nyine uvuga ngo dore imbogo ni bamufunge ngo yakoze ibyaha. Nta byaha afite, kubera ko n'ubundi inzira Mutesi Jolly yaharuriye abana b'abakobwa, iyo niyo nzira umuntu dore imbogo ari kunyuramo, ndetse n'undi uzayinyuramo
azanyuramo kandi azatambuka yemye, n'undi uzayinyuramo azayicamo kandi atambuka ageza gute yemye. Niyo impamvu uyu munsi ubona nyine dore imbogo ari fiyeri ndetse akanamentioninga bati wa mukobwa yavuze ukuri ntabwo yigeze abeshya, nubwo yababwiye ngo hariho abagabo b'imbwa mukagira gute mugapinga. Ariko nanone simpamya neza yuko buriya Imana ishobora kukuntumaho yarangiza akagutumaho ubuhanuzi nk'ubwo bufite imbaraga, aho kugira ngo ushake nimero yanjye unsange inbox umpamagare ati umwuka w'Imana arambwiye ngo stop ugerageze guhinduka cyangwa se uhure n'ibibazo. Ariko nanone sinkeka ko buriya abeza aribo barama, kandi hari n'abantu babi cyane batajya bapfa babagome babarozi, ndetse ukabona umuntu ubwo mwiza niwe ugize gute niwe upfuye, umuntu mubararambye. Rero sinkeka ko wenda mu bita dore imbogo ushobora kumuha ubuhanuzi nka buriya ngo ugendeye ngo kukubatukana. Ntabwo cyo ngicyo ari cy'Imana yagenderaho ikenyura umuntu, n'ubundi ntawe upfa itariki itageze, kandi banakubwira ngo mbere y'uko ubaho Imana yari ikuzi ndetse n'ibizakubaho byose yari ibizi. Ntabwo ushobora guhindura amateka yawe. Urumva nibyo dore imbogo ari gucamo uyu munsi, Imana yari ibizi neza ko dore imbogo azazengereza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyarwanda akabita imbwa, abanyarwandakazi akabita imbwakazi. Ndaho hantu ngira ngo umuntu bita ngo Jennifer Uwamahoro yavanye umujinya wo kuza kumubwira ngo ugende umurike mu maguru ya mama wawe ari kwihagarika, urahita ubona ko imbwakazi zigeze guteza isa. Ngira ngo uyu mugore yashobora kuba agiye kuvuga ibintu bizima, ariko avukoresha imvugo igayitse. Ko ngira ngo hari audio yiwe numvishe abisobanura mu kiganiro cyari cyatumiyemo umuntu bita ngo Joyeze, avuga yuko ngo atashakaga kuba yakomeretsa ngo dore imbogo, ahubwo ngo icyo yashaka gusobanura ngo kwari ukumubwira ngo ugende ubone ko abagore bose ari kimwe, wihereyeho ugahera kuri mama wawe ndetse nanjye ukanzaho n'abandi bose bazengurutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Barazi ko n'abagore nibo dufite benshi cyane, abagore bose ni kimwe, ngo nicyo kintu ashaka kumubwira. Ariko nanone wakoresheje imvugo igize gute, imvugo ya nyagandagazi, n'ubutumwa washaka gutanga ntabwo abantu bari buze kuza kubwumva, kuko ntabwo ngiye umunsi wafata wenda ibiryo biryoshye ngo urangiza ngo ujye ko ubinkiriye muri po umbwire ngo ibyo biryo ndibuze kuza kubirya biteye apeti, cyangwa ugenda ufate agatebo gatere muri tuwarete nurangiza umereze ibiryo bihumura ngo nimfate amafunguro. Ntabwo byakunda. Niba ushaka gutanga ubutumwa bwiza, gerageza kubushyira muri package imeze neza iryoshye, ariko apana gufata ibintu ngo ubutumwa ngo ushaka gutanga ukahita ubupfunyika muri envelope inuka. Mbese ubwo abantu buze kuza kumenya ibyo watangaje gute, kandi imvugo uri gukoresha iri kuza gutuma none batabashobora no kumva ibyo watangiye ubabwira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Leta dore imbogo hari ibitutsi byinshi cyane kugenda akoresha, ndetse bimwe byaburiwe n'ibisobanuro. Hari igitutsi ari gukoresha ngo urakarya akanapfu. Ikinyarwanda bita akanapfu, sinzi ngo wenda abantu mudukurikiye muri buze kubisobanura gute, uretse ko mu makomenti yose narebye nta muntu n'umwe ushobora kuba yasobanura ijambo akanapfu. Ariko nanone mu bintu bijyanye n'inyunguramagambo, aho hantu harimo ibintu bibiri. Harimo ijambo akana, hakaza n'ijambo urupfu. Akanapfu bivuze ngo sinzi nakubwira ngo urakarya akanapfu, sinzi ikintu ashaka kumenyesha. Ariko uko bisa kose no jambo rishobora kuba ari ijambo ribi, ko ari ukuntu najyaga mbona ngo wenda ngo nk'inka ngo yabyaye itagejeje igihe, ibyo bintu ngo bakabyita ngo ni ikirambo, none ngo icyo kirambo ngo bakari cyo bari buze kuza gusya ngo bakagikoramo isambusa, cyangwa se mutaye mugasanga n'abantu nyine ngo bakirya, ariko abenshi bagaterwa iseseme no kurya icyo kintu nyine cyabyawe n'inka ariko kigize gute, kitujuje igihe. Akanapfu rero sinzi dore imbogo ikintu ushaka gusobanura ahangaha ubwira abantu ngo barakarya ngo twanapfu, ngo barakarya akanapfu. Bino bitotsi byawe nawe uri kugira gute, urimo urarengera pe, urimo urarengera. Ntago nigeze nkurikirana ibiganiro byawe ngo numve ibitutsi uri gutukana, ariko nutitona ushobora kuza gushiduka ribu igutwaye, kandi bani bagutwara bamaze kugushyiramo ipingu, nibwo umuzimu kurimo cyangwa se umudayimoni waguteye nibwo ari buze kuza kukuvamo, ukahita utangira kubona neza, kuko ubu ngubu ushobora kuba uri kureba n'ibikezi, kuko ibitutsi ahantu hose uri kugira gutukana monje. Ese bura ntago wabwira umuntu ikintu akacyumva utamubwiye ngo arakarya ngo akanapfu. Ibitutsi byinshi cyane dore imbogo ari gutukana mu rwego wowe udashobora kuba wanakwiyumvisha. So ikintu kiriho rero nuko naje kubona ko bano bantu bose n'abahanzi, kandi umuntu dore imbogo niwe watangiye, ari umuntu bita ngo Jennifer Uwamahoro, nawe aririmba indirimbo zimeze nk'aho ari amakomedi. Umuntu bita dore imbogo niwe watangiye aririmba komedi,
ndetse n'umuntu bita Joyeuse nawe aje aririmba komedi mu buryo bukomeye cyane, ndetse navuga ngo ashobora kuba afite ubwoba yuko isahani yari ari kuriraho wenyine ashobora kuba agiye kuyisangiraho n'umuntu bita Joyeuse n'umuntu bita ngo Jennifer, kubera ko bose ni abahanzi baririmba ariko nta mpano bafite, bakunda kuririmba ariko nta mpano bafite. Ngira ngo n'umuntu bita Juno Kizigenza yarabyitangarije aravuga ngo we Joyeuse kuririmba si ibintu byawe, bigira gute bive mu byihorere. Bikaba bigaragara ko umuntu bita Joyeuse nawe amaze kubona yuko umuntu bita Dorimbogo ari kurengera, kuko yakoze nawe ikiganiro aravuga ngo umuntu bita Jennifer w'amahoro yabwije umuntu bita Dorimbogo ukuri, ati ibyo yamubwiye nibyo, ati kandi iyo mbona uriya mugore iyo avuga ati mbona avuga afite ubwenge. Uko niko umuntu bita Joyeuse yivugiye, cyane ko nta nubwo afite amagambo menshi muri we, ubona yuko niyo ari gukorana ikiganiro na Dorimbogo Joyeuse aba yibuze babuze ikintu agira gute avuga, kubera ko umuntu bita Dorimbogo avugira hejuru byatari nk'inyoni y'isandi, arashwanyagurika. Ngira ngo rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntago wenda ikigendere waravuga ngo wenda ngo Dorimbogo bamufunge cyangwa se ngo bamujyane Ndera, kuko n'ubundi abantu bafite amadepresiyo ni benshi cyane. Ikindi nanone Dorimbogo uko yavuye Nyamasheke ameze ntago ariko akimeze, yarahindutse mu buryo bugaragara buri wese. Urumva yaje ari umwana mwiza ugira isoni, ariko uyu munsi isoni zaragiye sinzi aho yazishyize. Hari ukuntu twakuze bavuga ngo isoni ngo yagize gute, ngo yazijugunye mu bwiherero, niko bajyaga bavuga mu Kinyarwanda. Rero mu rwego kugira ngo dukemure ikibazo cya Dorimbogo ndetse n'undi wese ushobora kuba yaza atekereza nka Dorimbogo, biraza gusaba ko tugomba gukuraho gitera cyangwa se ubashuka kujya muri ziriya nzira zo kugira gute zo gutukana mu ruhame, kuko uyu munsi mwana biragoranye cyane kuba wabwira Dorimbogo ngo watukanye mu ruhame ngo wavuze ngo abagabo n'imbwa. Ntabwo biriya bintu bigize icyaha, kuko bibaye bigize icyaha bagombye kuba barahereye ku wakoresheje iriya jambo bwa mbere, ariko warikoresheje bwa mbere mu generation yacu bakubwira yuko iryo jambo atari warivumbuye, ndetse kuba ushobora kuba wamuvuga byo ubwabyo biri kugenda bibabaza abantu b'ababyeyi nka Marie Makire. Kuba wenda ushobora kuza ugahana Mutesi Jolly ukamubwira ngo bino bintu byo kuvuga ngo abagabo n'inyana zimbwa hano wararengereye, uvuga ibyo ngibyo ngo ababaza umuntu bita Marie Makire mu rwego rukomeye cyane. Yego, ariko nanone ngo Mutesi Jolly yari afite uburenganzira bwo kuvuga yuko abagabo ari iki, ari inyana zimbwa. Uyu munsi rero ngira ngo na Vava cyangwa se Dorimbogo afite ubwo burenganzira bwo kubwiza umugabo kuri, akamubwira ngo wowe uri inyana y'imbwa, ndetse urutwa na yambwa yo mu rugo, ya yindi moka ba nyirugo bakamenya ko umujura yagize gute, yamaze kubinjirira. So ngira ngo rero turanaga no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ubwo ikiba kiriho nyine no kureba aho isi yerekeza, mukareba ifite agaciro mwebwe ubwanyu, mukaba ari byo mugira gute mugendero, bikaba ari byo bibubaka binabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kubera ko nanone ugiye kuvuga ngo urafunga, wafunguka na ruha, ndetse hari n'abantu hariho abantu baremye muri amatsiri yo gutukana cyane cyane. Nyine hari n'ibyo bajyaga bavuga ngo mpangara ngo uhangare, uyu munsi niba wenda Vava gututse nawe mutuke, binarangire ibintu byango by'amaribu n'ibiki byose mwirwa mutambika muri showbiz, ntago biba bikenewe cyane. Urakoze cyane, Imana ikumpera umugisha. Niba warakanze subscribe it's okay, niba utaranayikanda uramutse ubonye yuko bikwiriye wahita ubinoza nonaha. Ikindi kintu nshaka kugira ngo mbabwire, hari groupe ya WhatsApp ya Bosco Empire yamaze kuzamo abantu batari bakeya. Ubwo nawe uraza kuza kureba muri comment z'iki kiganiro, urebe ahantu habanza kuri comment ya mbere haba hari link, iyo link yikanzeho uhita ukanda join, ukahita wisanga muri groupe ya Bosco Empire. Aho ngaho niho dushobora kuganira, noneho washaka ukanampamagara tukaganira, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bubiligi, aho waba uri hose urampamagara tukaganira. Haba wenda ari inyunganizi cyangwa se ari ikintu runaka ushaka kunenga, waranyuza ukakinenga, mu gihe wenda ubona kukivuga muri comments za YouTube bitari buze kuza kukorohera. Imana ikumpera umugisha. Ciao ciao.